twongeye kubashimira mu izina rya Yesu. Imana itugire neza muri iki gihe. Imana yongere ivugane natwe, abari mu gitondo, abari mu gicamunsi, n'abari nijoro cyangwa se umugoroba. Imana yo mu ijuru ibagirire neza, itugirire neza twese hamwe. Imana ishimwe cyane. Reka tudatinze dusenga Imana. Uwiteka Imana ikomeye, mu izina rya Yesu Kristo, twongeye guca bugufi munsi y'ukuboko kwawe Mwami. Twongeye kwicara ku birenge byawe Yesu, kugira ngo tuganirize, kugira ngo tubwire Mwami amabanga n'ubwiro bw'ubwami bwawe Mwami. Utwibire amabanga y'ubwami bwawe, utubwire Mwami ibyo dutekerezaho n'ibyo dushakaho mu gihe nk'iki. Urakoze kubana natwe, urakoze kuduhishurira byinshi, urakoze kutwigisha byinshi. Mwuka Wera turakwinginze, ntaba ari twe ahubwo udukoreshe Mwami nk'ibikoresho ngororamumaro, udukoreshe Mwami nka mikoro Mwami mu biganza byawe. Uvuge Mwami, utuvugiramo. Urakoze Yesu, bana natwe mu izina rya Yesu, amen. Ijambo Imana yaduhaye umunsi wa none ni ijambo riri mu Batesalonika ba kabiri, igice ni cya 3 no ku murongo wa 3. Abatesalonika ba kabiri, igice ni cya 3 no ku murongo wa 3. Reka twumve uko Imana itubwira muri iri jambo. Ariko umwami ni wo kwizerwa. Imana ishimwe ko dufite umwami wo kwizerwa. Niwe uzakomeza mwebwe. Ari imbaraga nshya, ari imbaraga, ari inkomezi Imana ituzaniye, ari imbaraga Imana ituzaniye. Umva impamvu, kugira ngo iturinde umubi. Amen. Ariko umwami ni wo kwizerwa. Dufite umwami wo kwizerwa. Haleluya. Niwe uzadukomeza twebwe, mwebwe, abarinde umubi. Amen. Ijambo Imana yamaye uyu munsi ni ijambo rivuga ngo igicaniro, kurwanya ibicaniro by'umubi. Kurwanya igicaniro by'umubi. Imana itwemereye imbaraga, itwemereye ko muri iki gihe turimo cyo gusenga no kwiriza ubusa, muri uku kwezi turimo kwa 3, ukwezi kw'ibitangaza, ukwezi kudasanzwe, ukwezi w'umubare 3, umwuzure w'Imana. Imana yonyine ubwayo iri mu butatu butagatifu, mbese iri mu butatu bw'ubumana. Mbese Imana Data na Yesu n'Umwuka Wera. Imana ijya kurema umwana w'umuntu yamuremye mu butatu. Imurema ari umwuka, afite ubugingo, ari mu mubiri. Imana ishimwe cyane. Imana ibwira Mose kubaka ihema y'ibonaniro, yamubwiye ngo yubake mu bice 3, hari nk'ibanga mu mubare 3. Yesu avuka, abanyabwenge 3 nibo baje kumusura, nibo baje kumuhemba. Imana ishimwe cyane. Yesu yamaze imyaka 30 kuri iyi si. Yesu yakoze ministeri yiwe mu myaka 3. Yesu yazuye abantu 3 mu gihe cye yarari muri iyi si. Yesu umukobwa witwa Esteri wahisemo kuba umwamikazi, yasenze iminsi 3, amajoro 3, atarya atamwa. Bituma abayuda bakizwa, bituma baba batakishwe n'inkota. Imana ishimwe. Yona yabaye iminsi 3 mu nda y'urupfi, bituma yabwiriza Ninewi irakizwa yose, ari mu ibanga. Yesu ubwe yabayeho iminsi 3 mu nda y'isi, yabayeho iminsi 3 mu nda y'isi, arwana na Satani, amwambura urufunguzo, amwambura ubutsinzi, azuka nyuma y'iminsi 3, ari mu ibanga mu mubare 3. Uko kwezi kwa 3 kuri mu ibanga ry'Imana. Imana ishimwe. Kuri mu mwuzure w'Imana. Rero tube maso, tusenge ibi byumweru 3, dusenga Imana, tubwira Imana ngo Mana bana natwe. Reka ngubwire ikintu kimwe. Ubuzima bwo gusenga ni buzima burimo imbaraga z'Imana.
iyo udafite ubuzima bwo gusenga mu buzima bwawe nta mbaraga uba ufite. Haba mu buzima busanzwe, haba mu mashuri yawe nta mbaraga uba ufite, haba muri business yawe nta mbaraga uba ufite, haba hehe mu rugo rwawe nta mbaraga uba ufite, no mu mubiri wawe nta mbaraga uba ufite. Imana idufashe cyane dushoboze ibi bihe byo gusenga. Ubuzima bwiza, ubuzima buzira umuze w'umukristo, ubuzima bwe bwo mu mwuka, iyo buri buzima ntabwo bugaragazwa n'imbaraga afite mu kubwiriza, cyangwa se imbaraga afite mu kwigisha, cyangwa se ubwenge afite mu kwigisha, cyangwa se mu gusoma ijambo ry'Imana. Ikintu kikwereka ko umuntu afite ubuzima bwiza cyangwa se ubuzima buzira umuze bwo mu mwuka ni igihe amara mu masengesho, ni imbaraga afite mu gusenga. Iyo watakaje imbaraga zo gusenga uba watakaje byose, uba watakaje ubuzima bwo mu mwuka, uba watakaje ibintu byose. Imana idufashe rero, Imana idufashe tube maso, tugire icyo twakira muri ibi bihe, kuko Imana idufitiye amabanga adasanzwe, Imana idufitiye ibintu byuzuye muri uku kwezi. Imana idufashe cyane. Imana uyu munsi yanyoboye kuganira ku bicaniro. Ese igicaniro ni iki? Igicaniro n'ameza abantu bubakaga bakajya gutambiraho ibitambo. Igicaniro ni ahantu ho gutamba ibitambo. Umugabo witwa Adamu yigishije abana be ukuntu umuntu yinjira mu isi y'umwuka. Kugira ngo winjire mu isi y'umwuka, kugira ngo isi y'umwuka igire icyo ikumarira. Iyo mvuze isi y'umwuka ni ukuvuga ngo isi y'Imana n'isi ya Satani. Ibintu byose kugira ngo ubashe kugira ikintu ukurura uyivana mu isi y'umwuka uyizana mu isi y'ubifatika, ukoresha ikintu bita igicaniro. Imana idufashe cyane. Umuntu niwe muntu wenyine waremwe mu buryo butangaje, afite ibice bitatu, afite igice cy'umwuka, afite ubugingo, afite n'umubiri, bituma abasha kwinjira mu isi y'umwuka. Abasha kwinjira mu isi y'umwuka. Reka nkubwire ikintu kimwe, n'imyuka ni ukuvuga ngo Imana, mbese ibintu byose by'umwuka na Satani n'abadayimoni be bose ntabwo babasha kugira icyo bakora muri iyi si bifatika batabanje guca ku muntu, kuko umuntu niwe ufite, mbese niwe ubasha kugira gufata mu isi zombi, agafata mu isi y'ubifatika kandi agafata no mu isi y'umwuka. Kubera iki? Kubera ko we afite umwuka, afite n'umubiri. Imana yaremye inyamaswa umunsi umwe n'abantu n'umuntu, arema umuntu ariko ashira akarusho mu muntu, kuko yamuhaye icyo bita umwuka, kuko yamuhaye icyo yari afite. Yavuze ngo reka tureme umuntu mu ishusho ryacu kandi ase natwe. Yamuhaye icyo kintu kitwa umwuka, kuko mu mwuka w'umuntu niho umuntu abasha kwinjira mu isi y'umwuka, akabasha kujya muri iyo si y'umwuka, akagira ibintu azana mu isi bifatika, kuko afite, mbese niwe muhuza w'isi y'umwuka akahuza n'isi bifatika. Kandi iyo mvuze gutya mbivuga mu buryo bwiza kandi no mu buryo bubi. Ni ukuvuga ngo ibicaniro nicyo kintu umuntu akoresha kugira ngo abashe kwinjira mu isi y'umwuka, avaneyo ibintu abizane mu isi bifatika. Adamu yigishije abana be gutamba ibitambo ku bicaniro. Abwira Akayini na Abeli ukuntu umuntu abasha kuganira n'Imana, ukuntu umuntu abasha kuvana ibintu mu isi y'umwuka akabizana mu isi bifatika, abicishije hehe? Ku bitambo. Abeli atamba igitambo cye kiremerwa, Kayini agiye gutamba igitambo cye kirangwa. Imana igiye kumubwira, aramubwira ngo erega nugira neza nawe uzemerwa. Nk'uko Imana iri kutubwira ubu ngubu ngo nusenga nawe uzemerwa. Umva impamvu tugomba gusenga, nuko hari umubi nawe uba watambye ibitambo.
niba hari ibitambo byiza, ibitambo byemewe by'abantu basenga, bagatamba imibiri yabo, bagatamba amafaranga yabo, bagatamba ku gicaniro, utamba ibintu byose. Arabatamba igihe cyabo, agafata igihe cye akagitamba ku gicaniro. Arabatamba amafaranga, kandi ayo mafaranga mu gihe gikwiriye kikamuvugira. Arabatamba bagatamba imibiri yabo, agafata igihe cyo gusenga no kwiriza ubusa, akabwira uyu mubiri ngo ceceka, uyu munsi ntabwo urya, uyu munsi nturara ku buriri, uyu munsi urakora veye, uyu munsi urakora amakesha, urarara ukesha usenga Imana. Hari ibitambo. Ariko hari n'abandi batambira umubi ibitambo. Twebwe abanyafurika n'abanyarwanda mu mwihariko, ubu nibwo tutangiye kwinjira mu buzima bw'umwuka. Ubu nibwo tutangiye kwiga ukuntu umuntu atamba. Ubuzima bwa Kristo ntabwo ari ubuzima bw'ikidini. Ubuzima bwa Kristo ni ubuzima bwo mu mwuka. Ni ubuzima butuma umwuka wawe ugira agaciro kurusha ibifatika, kurusha umubiri. Ariko mu bihe byashize, mu bihe bya mbere, hari abantu batambye ibitambo mu bicaniro bitandukanye kandi by'umubi. Imana idufashe cyane. Arababitambye mu bujiji, kuko baravutse basanga nibwo buryo abantu basengaga icyo gihe. N'ubujiji basanze iyo umuntu yabaga afite ikibazo cy'inzara cyateye mu rugo, ikibazo cy'ubukene bwateye, ikibazo cy'amatungo arimo gupfa, ikibazo cy'abantu barwaye, ikibazo icyo ari cyo cyose mu muryango, y'imyaka irimo kurumba, icyo bakoraga niki? Barahagurukaga bakajya gutamba ibitambo, bakajya mu buraguzi, bakajya mu bucuraguzi, bakajya mu bucunyi, bakajya mu buzima butandukanye. Nabo baremaga ibitambo. Niyo mpamvu ubona ari abantu mu buzima, ugasanga umuntu mu muryango w'iwabo, abantu mu muryango w'iwabo ntabwo barenze imyaka 40, ntabwo barenze imyaka 50. Iyo umuntu ageze ku myaka 50, 40, 42 agomba gupfa. Kubera iki? Hari ibitambo biba birimo guhamagara ubu buzima. Hari ibitambo birimo gusakuza, bivuga ngo birashaka ubu buzima. Kuko hari umuntu uba waratambye akavuga ngo ngewe upfe kunkiriza umuryango, upfe kunkiza ibi byago, upfe kunkiriza umwana, upfe kunkiriza ubu bukene, ariko nushaka utware abana banjye, uzaduhe gusa kubaho imyaka 40, ngusabye imyaka 40, ngusabye 42, ngusabye 50. Agatambira igitambo, atambira abadayimoni. Ugasanga urubyaro rwe, abana be bagera kuri iyo myaka bagapfa mburagihe. Kubera iki? Hari igitambo cy'umubiri kiba kirimo kuvuga. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo amaraso ya Yesu ni amaraso avuga neza kurusha amaraso ya Abeli, kuko amaraso ya Abeli asakuza guhora. Imana idufashe cyane. Amaraso ya Abeli, nubwo Abeli yamaze gupfa, ariko amaraso ye yakomeje kuvuga. Niyo mpamvu Imana yahamagaye Kayini akamubaza ngo mwene so ari he? Muvandimwe wawe ari he? Kayini agiye kumubwira, aramubwira ngo ese ngewe nshinzwe kurinda umuvandimwe wanjye. Niyo mpamvu Imana yamuhanye, niyo mpamvu Imana yamuvumye. Kubera iki? Kubera ko hariho igitambo cyavugaga. Iyo tutambye ibitambo tugorana isezerano n'Imana. N'abakozi ba Satani bose iyo batambye ibitambo bakorana na Satani amasezerano. Aya masezerano aravuga, ayo masezerano araguhamagara, niyo mpamvu ubona abantu bamwe na bamwe gushaka, ukabona kugira ngo ashake paka ageze ku myaka 40, 45, 50 kugira ngo abashe gushaka. Yamara no gushaka kugira ngo abyare, agomba kumara imyaka 5, imyaka 6, 7, 10 atarabyara. Yamara no kubyara kugira ngo abone umwana wa kabiri, bikaba ari intambara. Mu muryango w'iwabo ugasanga bose babyara umwana umwe utagira uwa kabiri. Ni ibicaniro biba birimo kuvuga. Ari abantu mu mashuri yabo
ugasanga kugira ngo agire ikintu yakira, kugira ngo agire diplome yakira, ugasanga ikintu kihora kitambika. Kugira ngo yakire diplome ya primaire y'amashuri yibanze, ugasanga ari ikintu kitambitse mu buzima bwe. Ariko uyu munsi Imana itwemereye imbaraga, itwemereye ubutsinzi, itwemereye no kuturinda umubi. Ariko twemerera Imana tugira icyo dutamba ku bicaniro byacu. Ari igicaniro utamba kuri ibyo bicaniro, ari amasengesho utamba ku gicaniro. Uyu munsi birakwiriye ko inzu yawe yose ihinduka igicaniro, mu cyumba cyawe hakahinduka igicaniro, muri salo yawe hagahinduka igicaniro, muri toilette aho ugiye hose ukagenda utamba ibitambo by'amasengesho. Imana ishimwe cyane. Nakubwiye ngo ubuzima bufite busenga n'ubuzima bufite imbaraga, kandi ubuzima budasenga n'ubuzima budafite imbaraga. Imana idufashe cyane. Ubuzima bwiza bwo mu mwuka bupimwa n'amasengesho n'ubuzima bwawe bwo gusenga. Oya, ntabwo ari ubuzima bwawe bwo gukorera Imana, nta nubwo ari ubuzima bwawe bwo kumenya kubwiriza cyane cyangwa se kwigisha cyane. Imbaraga zawe zingana n'imbaraga zawe zo gusenga. Iyo usenga cyane ugira ubuzima bufite imbaraga, bukagira imbaraga mu bana bawe, bukagira imbaraga muri business yawe, bukagira imbaraga mu mashuri yawe, bukagira imbaraga mu mubiri yawe. Ntihagire indwara zipfa kugutinyuka. Ari abantu usanga bafite ibirwara mu miryango yabo kubera iki? Ari ibitambo by'umubi mu buzima bwawe. Imana idufashe cyane. Uyu munsi Imana itwemereye kudutsindishiriza ibitambo, ibicaniro by'umubi. Imana idufashe cyane. Ugasanga abantu batarangiza amashuri, yagira diploma agiye kwakira, ugasanga ikintu kiraje kikitambika. Washaka kwakira diplome, ugasanga ikintu kiraje, gahunda iraje, isi hindura gahunda y'amashuri. Wari ugiye kwakira diplome ku myaka 6, warangije imyaka 6, ugasanga bayigize 5, bayigize 7, bayigize 8. Hari tegeko rije rihinduye rikubujije kwakira ibyawe. Imana itubabarire cyane. Washaka kwakira diplome y'amashuri yisumbuye, ugasanga ari ikintu kije, ugasanga baragufunze, cyangwa se ari ikintu kije mu gihugu, intambara iraje, ntabwo ukifashe diplome yawe. Haba hariho ibicaniro birimo kukurwanya. Ari abantu mu rwego rwa business ushaka kwakira isoko, ugasanga ikintu kiraje kirikubise. Wari ugiye gukora isoko ngo kirangire, ubone amafaranga buri buhindura ubuzima bwawe bwose, buri bukwishurira amadeni, buri bukuvane ku cyamvu, ugasanga ugiye kwakira ikintu kiraje kikubujije gukora akazi Imana yari kuzaniye. Haba harimo ibicaniro birimo kurwanya ubuzima bwawe. Ugiye kurangiza amashuri yawe yisumbuye, ugasanga ari ikintu kije kigatuma bagufunga, cyangwa se bigatuma ikintu kikakubuza. Haba hariho ibicaniro by'umubi. Haba hariho mu muryango wanyu bakavuga ngo uyu nguyu ntashobora kurenza aya mafaranga ya naya. Wowe ugomba guhembwa 10,000, ntabwo urenze 10,000. Ugasanga mu muryango wanyu ari amafaranga mwese mutarenga, wagira ngo ari umurongo babaciriyeho. Ni ibicaniro by'umubi biba birimo gusakuza, biba birimo kuvuga cyane kugira ngo bikurwanye. Imana itubabarire cyane. Ugasanga ari urwego mutarenga. Iwanyu nta muntu ushobora kubaka inzu ya kadasike. Mwese inzu mwubaka ni rukarakara. Muva muri nyakatsi mwubaka rukarakara. Nta muntu w'iwanyu n'umwe ushobora kubaka inzu y'amatafari ahiye. Haba hariho ibicaniro birimo kukurwanya. Ugasanga mu muryango w'iwanyu nta n'umuntu n'umwe ushobora gutunga imodoka. Ugasanga ngaho ari umurongo babaciriyeho. Ariko mu izina rya Yesu, Imana igiye kuguha imbaraga, kandi Imana igiye kukurinda ibicaniro by'umubi. Ari amasengesho ukora akubakira abana bawe, akubakira urubyaro rwawe, abana bagukomokaho, n'abuzukuru n'abuzukuruza n'ubuvivi bose ukabubakira. Ukabubakira ejo hazaza heza. Ari abantu baba mu bihugu bikize ariko bakaba bakenye, ukareba ubuzima bwe, ukareba ukuntu akenye, ukareba ubuzima bwe akarutwa n'umuntu uba mu gihugu gikenye
ariko akabaho ubuzima nk'umuntu uri Burayi. Kubera iki? Uwundi nubwo ari muri Amerika, nubwo ari mu Burayi, nubwo ari hehe, ari ibicaniro biri iwabo birimo kumurwanya. Imana idufashe cyane. Ugasanga ari mu buzima bw'uburetwa, ugasanga ari mu buzima bubi cyane, ari indwara. Uzi yuko ari amasengesho ushobora gukora bigatuma Imana ikorana isezerano nawe, ikavuga ngo indwara zose z'imiryango y'iwanyu, yaba diyabete, yaba imitima, yaba indwara z'imitima, yaba kanseri, yaba sida, ugasanga Imana ivuze ngo izo ndwara zose kubera iki gicaniro, kubera iki gitambo watambye ku gicaniro, ntabwo wowe izakugeraho, n'urubyaro rwawe, n'ubuzukuru n'ubuzukuruza. Ari ibicaniro dukwiriye gusenya. Ari amasengesho ukora ugasenya abadayimoni bamaze imyaka 300, 400, 500 mu miryango y'iwanyu. Imana idufashe cyane. Ukubakira urubyaro rwawe, ukubakira urubyaro ruzaza, ejo hazaza heza. Mu bihugu byacu ubu nibwo abantu bagikizwa, ubu nibwo abantu batangiye gusukura imfatiro zabo, kubera ko imfatiro zari mbi cyane. Ababyeyi bacu basenze ibigirwamana cyane, basenze abadayimoni cyane, bakoranye n'abadayimoni cyane. Niba atari wowe, bishobora kuba ari ababyeyi bawe. Niba atari ababyeyi bawe bapfumuye cyangwa baraguje cyane, bishobora kuba ari ababyeyi babo, abasogokuru n'abasogokuruza bawe. Yego, Imana idufashe cyane. Eliya mbere yo kubakira Imana yabanje gusenya igicaniro cya Bayali, akica abahanuzi ba Bayali, yubakira Uwiteka. Abantu bongera kuvuga ngo Uwiteka niwe Mana. Birakwiriye ko abantu bongera bakavuga ngo Uwiteka niwe Mana mu buzima bwawe. Mu rushako rwawe abantu bakongera bakavuga ngo Uwiteka niwe Mana. Mu mashuri yawe abantu bakongera bakavuga ngo Uwiteka niwe Mana. Imana idufashe cyane. Mu rubyaro rwawe abantu bakongera bakavuga ngo Uwiteka niwe Mana. Mu kazi kawe Uwiteka niwe Mana. Muri business yawe Uwiteka niwe Mana. Mu mubiri wawe Uwiteka niwe Mana. Mu buzima bwawe bwo mu mwuka Uwiteka niwe Mana. Waruzi ko ari abantu bafite insengero zitabasha gukura? Kubera iki? Kubera ko ari ibicaniro bibakurura. Ari n'abantu batabasha gukizwa. Kubera iki? Kubera ko hari ibicaniro birimo gusakuza, birimo kubahamagara, birimo kubarwanya, bikababuza gukizwa. Ashobora gukizwa icyumweru kimwe, ukwezi kumwe, ugukurikiraho akabaraguye. Kubera iki? Ibicaniro birwanya ubuzima bwe bwo mu mwuka. Ara abantu batafite ubuzima bwo gusenga, agasenga umunsi umwe, iminsi 2, iminsi 3, ariko ntabashe gusenga icyumweru, ntabashe gusenga ukwezi. Kubera iki? Ari ibicaniro bikurwanya. Ari ibicaniro bishaka kukubuza gukizwa, ari ibicaniro bishaka kukubuza gukorera Imana. Ariko igihe kirageze ko abantu bongera kuvuga ngo Uwiteka niwe Mana mu buzima bwawe. Reka dusenge tudatinze. Uwiteka Imana ikomeye, Imana ihambaye, turagushimiye ko watwigishije Mwami ibyerekeye n'ibicaniro Mwami. Ndagushime ko ushaka gusukura imfatiro zacu. Ari ibicaniro by'umubi ushaka gusenya ku buzima bwacu, ari ibicaniro by'ukuri, ari ibicaniro y'ubumana ushaka kubaka mu buzima bwacu. Urakoze Mwami kuko watwemereye imbaraga, watwemereye kutwongerera inkomezi, kutwongerera imbaraga, kandi uratwemereye kuturinda ibicaniro bibi, kudusenyera ibyo bicaniro bibi byose biturwanya. Urakoze Mwami, nubwo batamba ibitambo by'amaraso, bagatamba inkoko, bagatamba abana babo, ariko ndagushimira ko ari amaraso ya Yesu. Ndagushimira ko Yesu nawe yacanye igicaniro y'Igorogota, atamba umubiri we, yinjiye ahera cyane, atajyanweho n'amaraso y'ibikoko, ariko ajyanweho n'amaraso ye bwite. Ayo maraso aravuga cyane, kandi aravuga neza cyane kurusha amaraso ya Abeli, kurusha amaraso y'ibikoko, kurusha amaraso y'ibiturwanya byose. Urakoze rero Mana kubana natwe, urakoze kuduha izo nkomezi, urakoze kuduha
ukaduha imbaraga zo gusenya ibicaniro byose by'umubi, ukatwubakira ibicaniro by'ubumana, ibicaniro byiza, ibicaniro bivuga neza. Urakoze data, mu izina ry'Imana, mu izina rya Yesu dusenze, amina. Mwari kumwe na Kabera Fifi. Imana ibahe umugisha. Mushobora kuduhamagara mutubaza ibibazo, cyangwa se mudusobanuza, cyangwa se muduha ibyifuzo, cyangwa se muduha n'amashimwe y'ibyo Imana yakoze ku buzima bwanyu, kuri telefone akamenyetso ko guterana 1 2 0 7 3 0 3 26 42. Imana ibahe umugisha, Imana ibahezagire, amina.